garagaza ko tuyikunze tunayihaye n'agaciro abayisilamu. Ariko ikintu udakunda utanaha n'agaciro ntabwo ukiga. Uzarebe abana bacu buryo tubashishikariza kwiga ibizungu kubera ko tuzi agaciro kabyo. Umwana ntushobora Sheikh, hari imodokari ziza ziri gutwara abana biga mu magaridiyene Sheikh. Imodokari igera ku muryango cyagiye turi kuva gusari saa 11:00 ingahe, ukabona kana k'imyaka ingahe bari kukabyutsa n'ibitotsi byose banakwenda jya kukizungu Sheikh. Allahu akbar. Ariko Qur'an abantu bayiga saa 2 izuba ryavuye Sheikh, saa 2 izuba ryavuye, umwana wanjye. Ariko mu kizungu Sheikh nta ukubwiriza nta unakwibutsa. Umwana bategereje, hari igihe umara gusala al-fajr ugasanga utwana dutondetse ku mihanda, imyaka 7, imyaka 6, imyaka 5 duhagaze dutegereje amamodoka ari dutwara. Ariko Qur'ani izuba ryavuye saa 2, saa 3, umwana wanjye bana. Sheikh, nta rukundo dufitiye idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitubeshe abayisilamu, ntabwo biturimo, ntabwo tubikunze. Yani ni ibintu dushaka gusa twende tusali tubirangirira aho gusa tu. Bazambone nambaye ikanzu, bambone mfite ubwanwa, babone mfite n'iki byose la. Umusingi w'idini ni kwiga idini, umwana ukamwigisha idini. Kuko umwana ntabwo uzamuraga ikanzu Sheikh, ntabwo uzamugete ngo ndapfuye nkuraza ikanzu, ndapfuye nkuraza ubwanwa, ndapfuye nkuraza iyo ni imico azaba kurebaho mashallah ya sunna. Ariko umwana uzamurega ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo innal anbiya, intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo bigeze basiga amafaranga, amadina n'amadirham, wa innama warathu al-ilm, ahubwo baraza abantu ubumenyi. Faman akhadhahu, wa wundi uzafata uwo murage w'intumwa w'ubumenyi azaba yungutse, akhadha bihadhin wafir, azaba agize amahirwe akomeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Raga umwana ilmu, murage Qur'ani basi. Ibindi byose ni ibintu yakurebaho gusa ejo n'ejo bundi akabyibagirwa abayisilamu. Ariko ya ilmu wamutoje, kwa kumubyutsa kare, kwa kumutwara, nibyo bifasha abantu. Kera abantu bagikunze idini, abasaza bagikunze idini, ntago banatwemereraga no kwidegembya mu mihanda tutize idini. Banagushakiraga n'abasore bakaguterura bakagutwara kwiga Qur'ani abayisilamu. Wallahi wanakunya